Inshuti bavandimwe, inshuti zacu kuri Hermon, muri iki gitondo nje imbere yawe ngo mbanze ngusuhuze. Mbere y'ibindi byose ndakuramukije cyane, Imana iguhe umugisha mwinshi. Hari ikintu nshaka ko dusobanukirwa abizera Yesu Kristo. Hari ikintu nshaka ko wumva hano. Ni ikintu kijyanye no gusenga. Abenshi bakunze kuza imbere y'Imana cyangwa se mvuge bakunda kuja mu masengesho ari uko bagiye kubwira Imana ibibazo byabo, ari uko bagiye kubwira Imana ibyifuzo byabo, ari uko bagiye kubwira Imana ingorane zabo, ari uko bagiye kubwira Imana ngo ibakize, Imana ibakize indwara, Imana ibakirize imiryango, Imana ibarindire imiryango n'ibindi byinshi. Simvuga ko ari bibi, ariko ikintu gikomeye cyane kigomba gutuma ujya imbere y'Imana ni ukujya kubwira Imana ngo iguhe icyerekezo cy'ibyo ugomba gukora. Reka Imana uyisange kugira ngo ikuyobore inzira, ikwereke ibyo ugomba gukora, ikubwire aho ugomba kunyura. Haleluya. Reka guhora ujya imbere y'Imana gusa ari uko ugiye kuyibwira ibibazo. Jya imbere y'Imana ugiye kukubwira ngo ikuyobore, kuko Imana iyo ikuyoboye ikuyobora neza, kuko Imana iyo ikuyoboye ikuyobora mu nzira nyazo, mu nzira z'ukuri. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo kandi ubwo wabagiraga imbere ngo ntibigeze babura amazi yo kunywa. Babona Abisirayeli igihe cyose Imana yari imbere yabo ntibabuze amazi yo kunywa. Bagize inyota ibafukurira iriba mu rutare. Ariko iri jambo mu rutare ujye uritekereza, mu rutare mu ibuye ikuramwo amazi kubera ko yabagiye imbere. Nawe ndagira ngo nkwibutse iki kintu gikomeye muvandimwe. Ubuzima bwawe bushobora kuba bukomeye kubera gusa ari ubw'amarira, kubera gusa ko ari ubw'amaganya, kubera ko ujya imbere y'Imana kuganya, kubera ko wafashe icyanditswe gusa kivuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, nawe ukumva gusa uwo kuzana amaganya. Ntabwo Imana yaturemye ngo tuganye, Imana yaraturemye ngo twishime. Biravuga ngo mwishime iteka. Pawulo abwira Abafilipi ngo mwishime, nongeye kubivuga ngo mwishime. Biravuga ngo mu bibaho byose mujye mushima, ariko wowe mu bibaho byose uzuganya gusa, uzurira gusa, ntacyo bizakumarira. Hindura icyerekezo cyawe cy'amasengesho. Wowe kujya imbere y'Imana ugiye kurira, ujya imbere y'Imana ugiye kuyibaza, ugiye kurangisha inzira ugomba kunyuramo, ugiye kuyibaza ibyo ugomba gukora, ugiye kuyibaza ibyo ugomba kuvuga, nibwo ubuzima bwawe buzaba bwiza. N'ibindi byose izabitunganya, n'ibindi byose izabikora. Wifata igihe cyo kujya ku misozi gusenga ari ukugira gusa ngo uture Imana amaganya yawe, ahubwo wowe ubuzima bwawe Imana yakubwiye ko bugomba kugenda bute. Uzi ko hari abakristo badafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo, kandi aribo bantu bahora mu masengesho, aribo bantu basenga igihe kirekire, aribo bantu bahora mu butayu, aribo bantu bahora ku misozi, ariko wamubaza icyerekezo cy'ubuzima cye akaba atagifite. Why? Ntiyigeze abaza Imana ngo